Ibi bitabo bibiri ubona imbere yanjye, iki ni kinini cyane, gifitemo n'ibitabo byinshi, cyanditseho ngo ni Bibiliya ntagatifu. Iyi ngiyi noneho irimo ibitabo bitari byinshi ugereranije n'iyi, handitseho ngo ni Bibiliya yera. Iyi ikunzwe gukoresha n'abo twita ngo ni abarokore cyangwa se abaprotestanti, iyi igakoreshwa na kiliziya cyangwa se abakatolike. Ariko siko iyi Bibiliya yahozeho. Hahozeho n'ubundi ubukristo, ariko usanga hari ibitabo iyi Bibiliya ijya gukorwa byabanje gukurwamo. Ibyo bitabo rero byakuwemo hano. Hari abantu bavuga ngo abo twita abaprotestanti n'urugero cyangwa se abarokore muri rusange, si hari ubumenyi badafite ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana, bitewe n'uko iyi Bibiliya yabo ijya gushyirwaho hari ibitabo bigera muri bitatu bakuyemo. Kandi ibyo bitabo bitatu bakuyemo ni ibitabo bivugwa ko ngo byari bihishe ubumenyi n'umusingi mu bya gikristo, kuko ibyo bitabo byari byarakoreshejwe n'abakristo batubanjirije imyaka ibihumbi cyangwa se imyaka ibinyejana n'ibinyejana. Ese ibyo bitabo bitatu byakuwe muri iyi Bibiliya ntoya, iyi ngiyi twita ngo ni Bibiliya yera, ni iyihe mpamvu yatumye abaprotestanti bajya kwikura kuri kiliziya? Ni izihe mpamvu bagendeye bavuga ngo ibyo bitabo babikuremo? Ibyo bitabo ndaza kubigusomera, turaza kureba n'iki kibirimo, ndetse n'ibitabo bivugwa ko byari bibitse amabanga akomeye cyane, ibyerekeranye n'ibitangaza, uko wavura abantu ukoresheje ibitangaza. Ni ibitabo bigaragaza ko umuntu yamaze gupfa ushobora kuba wamufasha kugira ngo azabone ubwami bw'ijuru niyo yaba yapfuye yakoze ibyaha. Ibyo bitabo nibyo byakuwe muri iyi Bibiliya. Ubwo twe tugiye kurebera hamwe ni bande bari mu gihombo, ni abafite ibitabo bike cyangwa se babikuyemo ngo bitabarangaza cyangwa se n'ubundi babonaga ntacyo bimaze. Reka dufashanye tubyinjiremo, uraza kumpa igitekerezo cyawe. Umukristo uri kunyumva, mugira icyitwa ngo ni intwaro y'umukristo cyangwa se ngo ni Bibiliya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ngo iriya Bibiliya ufite mu rugo, iriya wirirwa usoma, iriya ntabwo ariyo verisiyo ye nyayo ya Bibiliya. Bibiliya yahoze mbere irimo ibitabo bitandukanye n'ibi ngibi turi gusoma. Uyu munsi hari ibitabo dufite biri muri Bibiliya, ariko hari ibitabo byaje gukurwa muri Bibiliya kandi byari bimaze imyaka myinshi biri muri Bibiliya, abakristo babisoma babigenderaho. Ariko uyu munsi wa none twebwe Bibiliya dusoma yakuwemo ibitabo abakristo batubanjirije basomaga. Kubera iki? Bimwe mu bitabo byakuwe muri Bibiliya uyu munsi wa none tukaba dufite Bibiliya ibyo bitabo bitakirimo, ni ibitabo bagiye batubwira ko ngo ari ibitabo bishobora kuba ngo byari bibi cyane biteje inkeke, ibindi bitabo ngo bitavugwaho rumwe. Ariko si ikintu ushobora kwibaza ni kimwe, nimba iyo Bibiliya abakristo ba kera ikirimo ibyo bitabo byose barayikoreshaga, byaje kugenda gute kugira ngo twebwe Bibiliya uyu munsi dufite habe hari ibitabo bigera muri bitatu byakuwemo? Ese ubundi ninde wahisemo ko ibyo bitabo bikurwamo? Ninde waherebye akavuga ngo bino bitabo abakristo ntibazabikunda b'iki gihe, reka mbikuremo, hari ukuntu batabibona neza, reka mbikuremo? Uwo ninde wadufatiye icyo cyemezo cyo gukuramo ibyo bitabo? Yari yatumwe nandi? Umwe mu bantu bavugwa cyane cyangwa se ugarukaho kuba ibitabo turi gusoma uyu munsi hari ibitabo bitatu yakuye muri Bibiliya, ni uwitwa ngo ni Martin Luther. Uyu mugabo ngo niwe wakuyemo ibyo bitabo, ndetse na none uyu munsi bikaba bivugwa ko ngo hari ibintu byinshi byahindutse ku byerekeranye n'amamiliyoni n'amamiliyoni, imyizerere yabo yarahindutse bitewe n'ibyo bitabo Martin Luther yakuye muri Bibiliya bitatu. Uyu munsi wa none ushobora kwibaza ngo ese iyi Bibiliya ndi gusoma, ahari wenda ibyo bitabo iyo biza kuba bikirimo bitatu bindi, ntibyari kubaho, ubwo aribyo byari gutuma ngira kwizera gukomeye kurusha? Cyangwa se koko kuba uyu mugabo yarafashe icyemezo akavuga ngo ibyo bitabo bikurwe muri Bibiliya bigera muri bitatu, hari ubuzima bwacu yatabaye, wenda hari ibintu bibi byari biri muri ibyo bitabo? Uyu munsi tugiye gusubira inyuma mu ntangiriro z'ubukristo kugira ngo turebe neza ibyerekeranye na Bibiliya n'ibyo bitabo bakuyemo byari bikubiyemo iki, byari ibitabo byavugaga kuki? Nawe uze kunyumvira uvuge ngo kuko bino bitabo byari bikwiye kuvanwa muri Bibiliya, cyangwa ahubwo byari kuguma muri Bibiliya bikagira ibyo bidufasha. Ubundi ni ibintu bizwi ko Bibiliya guhera mu ntangiriro z'ubukristo kuva kera, Bibiliya ino tubona yagiye ihindagurika, cyangwa se bagiye bahinduramo ibintu, abantu bamwe bakayisobanura mu buryo bugiye butandukanye wenda, ariko bwenda guhura n'abantu ba nyabo banditse nyine ku ngomoko y'ururimi rwo banditse Bibiliya. Bagiye bagerageza kuyisemura, kuyihindura, iraza ijya mu Kigiriki, iki irakomeza gutya, ariko ugasanga hari utuntu dusa nk'utugenda duhindukamo duto. Ariko usibye utwo tuntu wenda abantu bazi ngo Bibiliya hari utuntu tugenda duhindukamo rimwe na rimwe bitewe na version ije, none ahubwo hari n'ibitabo byagiye bikurwamo. Uyu munsi ibyo bitabo nibyo ngira ngo tumenye ngo babikuriyemo iki,
byavugaga iki, akantu ku kandi kavugwa muri ibyo bitabo ndaza kukakubwira, uraza kushiduka uri kuvuga ati ahari koko baradutabaye ibitabo ntabwo twagombaga kubibona muri Bibiliya, cyangwa se ushiduka uri kumbwira ati baraduhemukiye bino bitabo byagombaga kuba biri muri Bibiliya, hari icyo byari gufasha ku myizerere yanjye. Hanini Bibiliya ngo bajya gukuramo bino bitabo by'umwihariko aho Martin Luther aziramo, ni ukubera yuko ngo ahanini byari bimaze no Martin Luther, ni ukubera yuko byari bigeze ngo mu gihe cyo gushingwa kw'abaprotestanti, cyangwa se uyu munsi wa none nimba aribo twita ngo ni abarokore, babandi baje kwigumura bakikura ku idini imwe ngo yari ihari ariyo twita ngo ni kiliziya cyangwa se kuri katolike, ubwo bikuragaho bakaza kuba abaprotestanti. Icyo gihe nibwo Martin Luther noneho bavuga ko bamugaruramo cyane, bavuga ngo hari ibitabo yaje gukura muri Bibiliya. Ariko ushobora kwibaza ngo kuki bafashe Bibiliya yari isanzwe ihari y'abakatolike, y'abakurambere bari basanzwe basoma, bari basanzwe nyine abakristo bari basanzwe bamaze igihe basomaga ba mbere yacu kera cyane, noneho abaprotestanti babigumuraho cyangwa se bajya gukora icyerekeranye no kujya ku ruhande kugira ngo imyemerere y'ubukristo bagire uko bayivugurura n'ibyo bongeramo. Kubera iki bagize ibitabo bakura muri Bibiliya, kiliziya ntigire icyo ibivugaho cyane, kiliziya ikabiceceka? Ni iki kintu cyari kiri muri ibyo bitabo kitari gisanzwe? Rero n'ugiye kwibariza ngo abakristo mwese mwakuze musoma Bibiliya, hari ibitabo byakuwemo, ese ntabwo bishobora kuba ibyo bitabo byakuwemo byaragoretse kwizera kwa gikristo? Kadutangire gutya, tugiye guhera kuri ibyo bitabo bitatu Martin Luther yakuye muri Bibiliya, tunareba impamvu noneho yafashe uwo mwanzuro wo kuvuga ngo bino bitabo bive muri Bibiliya. Gusa mbere yuko dukomeza kino kiganiro, reka mbanze nkubwire ngo iki kiganiro ugiye kureba no kugaruka kuri ibi bitabo byakuwe muri Bibiliya, nuramuka ukirebye kikarangira, bishobora kuza gutangira gutuma utangira kwibaza ku